ubuzima bwiza yewe munyarwanda uzira umuze. ibyo uvuga byose twe ntitubyumva mujyana, ntabwo tubyumva rwose. ahubwo mujyana, niba ufite icyo wadufasha dufashe kurega uriya mugore Bujeniya mu nteko y'abaturage azasobanura icyo aduhura cyane rwose gituma turogera abantu. umurisa nanzana namwe kwikorera umuturanyi wanyu ntiyabarogeye. icyo abana banyu bazira nta kindi ni imirire mibi. ariko ntimwumva koko mujyana, ibyo uvuze kuko ngo imirire mibi mujyana utinyuka udusebye mujyana. muri uyu butwa ni ibiki? indyo yuzuye urayizi? icyangombwa ni uko barya bagahaga. umurisa nanzana mu nyumve muhindura imyitwarire. indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara arizo mboga n'imbuto z'amoko yose, ikagirwa n'ibyubaka umubiri ari by'ibyo bishyimbo, amashaza, soya n'ibikomoka ku matungo nk'inyama, amagi, amafi n'izo ndagara, ikagirwa n'ibitera imbaraga nk'ibyo bijumba, amateke, imyumbati, ibirayi, ibikoro, ibinyampeke nk'umuceri, ibigori n'ibindi. none se mujyana nakora iki koko byakosoka bite koko wakabyara byakosoka bite kugira ngo abana banjye bakire? umva nzana, hindura imyitwarire. bariya abana bavutse ubiteho, wite no kuri uyu mugore wawe utwite. mujyana ni ukuri nkuri imbere, icyo ntegeka cyose ndagikora, ariko abana banjye bagira ubuzima bwiza. uhereye ubu abana banyu mubagirire isuku, yego mubashakire indyo yuzuye. nimuteka ibi bijumba ntihakabure ibishyimbo, imboga cyangwa imbuto. ayo mata muyabone kuko mubishoboye kuyababonera. nzanana ntiwakamiraga rubanda abana bacu biranguza ibyansi. ariko umurisa ntabwo nari nsobanukiwe icyo akora pe. umuri uhereye none aho indyo yuzuye ntizabura rwose, ni ukuri kw'Imana. kwenda akora aha ngaha wowe tangira none uyu nguyu batwite umwiteho. uherekeze umugore wawe ku gipimo abone indyo yuzuye, umuhe umwanya wo kuruhuka. umwana azavukire kwa muganga kandi ashyirwe ku ibere akivuka. mu gihe umugore yonsa azakomeze kurya indyo yuzuye ku mezi 6. tangiza umwana wanyu ufasha abere amwonse kugeza ku myaka 2. buri gihe indyo yuzuye ijya bihagije kandi iteguranwe isuku. umwana wanyu nadakura neza mu bwenge no mu gihagararo ni ukuri nzabibazwe. niba ari ibyo rwose ndabishoboye byo rwose. umuri aho imbere y'umujyanama w'ubuzima nemeye ko mpindutse kandi buri wese azabibona. ikindi rero, yego, buri gihe mujye muza hariya dupimira abana, tubapime dukurikirane imikurire yabo. mwabibonye ko mpima ikizigira cy'ukuboko n'igihagararo, nkamenya niba umwana akura neza cyangwa yaragwingiye. tuzajya tubazana rwose. none se mujyana, kubona abo dufite batangiye kugaragaza imirire mibi, ubu turabigenza gute baraga? ni mu bategurira indyo yuzuye kandi ihagije iteguranywe isuku kenshi. ndabakurikiranira hafi abana banyu ntibabura amata cyangwa igikoma kandi mushoboye kubibona. murakoze mujyana, murakoze rwose. baturage duturanye, njyewe nitwa Musoniye, mbafitiye itangazo. muranyumva itangazo. kwita ku mikurire myiza y'umwana wawe mu minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bwe ni ingenzi ku mikurire ye, haba mu gihagararo, mu bwenge no mu mbamutima ye. fata indyo yuzuye kandi ihagije mu gihe utwite no mu gihe wonsa ye. shyira umwana wawe ku ibere mu isaha ya mbere akivuka. onsa umwana wawe nta kintu umuvangiye, habe n'amazi mu mezi 6 ya mbere. muhe imfashabere igizwe n'indyo yuzuye kuva ku mezi 6 avutse kugeza ku mezi 28. bizamurinda kugwingira kure neza, afite ubuzima bwiza, azigirira akamaro, akagirira umuryango n'igihugu muri rusange ye. mubyeyi, kurikirana imikurire y'umwana wawe umupimisha ibiro, umuzenguruko w'ikizigira cy'ukuboko n'uburebure ku bajyanama b'ubuzima cyangwa ku kigo nderabuzima kugira ngo ugirwe inama. bizatuma mu gihe hagaragayeho ikibazo cy'imirire mibi yitabwaho n'abajyanama b'ubuzima cyangwa ikigo nderabuzima hakiri kare. ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima na Intra Health International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID.